ese kuki umukire n'umukene iyo bagiye gushaka perime uyibona mbere ari ufite ikofi ni ukubera iyihe mpamvu? Hano mwumve neza sinjye reka abo nkomeretsa hagati aho ngaho. Nivuga ngo umukire n'umukene iyo bagiye gushaka perime bitandukanye. Nabwiye ko ugomba kubanza kumenya perime ushaka ni iki. Niyo kuzakora akazi ka buri munsi kagutunga ubuzima bwawe bwa buri munsi, mandi magambo niyo gukoresha akazi, cyangwa niyo gutwara imodokari yawe ujyana abana ku ishuri cyangwa se n'ahandi. Banza umenye ibyo bintu bibiri byombi, nicyo kintu cyane bizagufasha kumenya perime ukeneye ari iyihe. So rero umukene iyo akeneye perime aba yifiteho ibintu, inzara nyinshi cyangwa se ibintu byinshi. Inzara ya mbere, nimbona perime nzahita mba umukire. Inzara ya kabiri, nimbona perime hari umuntu wanyemera imodokari nzahita njya kwitwara cyangwa se ipikipiki. Inzara ya gatatu, mbonye perime ubukene nari mfite bwahita bushira burundu. Ibintu bishobora gutuma utabona perime. Ndaza kubivugaho byose. Ako umukire yagiye gukora ikizamini cya perime, cyangwa se umuntu uteye imbere mu ikofi yagiye gukora ikizamini cya perime, ajyana ibintu bibiri cyangwa se kimwe. Nje gukorera perime ariko nanone ninyibura nzongera nandikisha gukora ikindi kizamini. Nivuga ngo we nta nzara afite y'amafaranga. Ikintu kimubaje gusa ni umwanya, ariko ibijyanye n'amafaranga nta kibazo. Mu gihe umukene we aba ari kugira ati nintsindwa nzakura andi mafaranga hehe, 50,000 byo kwishyura ikizamini nzabikura he nintsindwa, ese nzongera kugurisha ka kantu nzagakura. Nyine akibaza ibintu byinshi. Ndakubwira ibintu byambayeho, iyi ni experience mfite. Nivuga ngo ariko umukire we agenda avuga ngo njyewe reka nihute njye mu kizamini nsinde cyangwa ntsindwe nisubire mu kazi kanjye katanapfa. Yego n'umukire aratsindwa, ariko abakire n'abakene batsindwa bitandukanye. Nijanisha njye nikora ubwanjye nzenguruka ibuga n'abandi. Umuntu wese utsindwa ikizamini, nibyo nanjye byambaye kenshi, utsindwa ikizamini cy'imodoka cyangwa cy'ipikipiki nta mafaranga aba yibitseho ku ikofi. Ibyo bintu mujye mubirebaho neza. Ni ikintu ugomba kumenya. Menya kategori ukeneye ari iki mbere ko winjira mu ibyo bintu. Icyo kintu mba mbivugira nta kindi. Nivuga ngo akenshi, reka nitange nk'urugero rwanjye nacyo. Ngiye nakoze ikizamini 2015 kuri perime ya A. Ndagiye kukigenda natsinzwe ntarenze. Nivuga ngo nakije moto maze kuyatsa batabambwira ngo ndatsinzwe. Nzana akaguti kutuntu twishe se tsinzwe n'ibiki n'ibiki. Ndagiye ku mupolisi arambwiye ngo impamvu tumye utsindwa ngo uracyari muto, ikindi kandi ngo uragaragara nkaho sinshaka kuvuga ijambo yambwiye ngo genda uzongera ugaruke. Cyo genda taha bro, cyo genda taha, ntabwo nzabyuga ijambo yambwiye. Ndibuka rero aho naze kuza kubonera amafaranga, reka nangurije nko kuri B, kategori ya B, kuko acyo gihanesheje umutwe nyibona nyuma. Ariko B yo nakoze inshuro imwe nari maze gufata amafaranga, ikibazo cy'inzira y'amafaranga ntacyo mfite. Ndagiye agiye gukora ikizamini. Icyo gihe wenda nibyo navugaga, icyo gihe wenda wabonaga nyine ko mfite amafaranga yo mu ikofi y'abajeni n'utundi, ariko nta nzara ya perime mfite. Ako mbere yuko ko nayishakaga nshaka kujya kumotara, nshaka kujya gushaka ubuzima nyine. Hari n'umuntu wananyemera imodoka ipikipiki, icyo genda byibuka. Ariko najya mu kizamini wapi, natsinzwe inshuro zigira muri 3 zose ku ipikipiki. Ariko ubwo bwari ubukene icyo gihe bro, sinkubeshye. Perime ijyana n'ikofi. Ni witekereza uvuga ngo ufite amafaranga makeya cyangwa gushakisha usabiriza hirya no hino, uzayibona ariko izakugora, uzasinga inshuro nyinshi. Rero navugaga ibya B yanjye. Nivuga ngo njye gukora ikizamini cya B nagiye njyenyine, ngenda mbabwira ati ku mutima mu mikizamini vuba. Nasabye urucyo kazi, nababwira ngo haranongiye gato ndaje. Cyo genda byibuka no kunababwiye. Hanyuma ndagenda niriwe, icyo gihe birumvikana, ariko ndi kuvuga nta nubwo nanihuguye uwo munsi ko nanabaze kwiga nyine bihagije bisanzwe. Hanyuma ndavuga ngo mume nyine mera nk'upushinga aho abapolisi mu mikizamini nkore njye mu kazi karimo karapfa. N'icyizere cyinshi byatari. Ndagenda nkora ikizamini, kwa kunda abajene afite udufaranga mo gato nyine barabyumva, dushikarete turaho n'ibindi, nkora akazamini kanjye ndatsinda. Nibwo namenye ko kugira amafaranga, umva niyo utajya kugira amafaranga cyangwa se kugira ikofi, sanga afite udufaranga ufite icyizere, ntago perime yakunanira. So ni ibintu rero nkwibiye kwibanga rya mbere. Ariko icyo gihe ukabuzi gushaka perime uzikishakira. Abantu mukunda kwibeshya cyane, ushaka perime utazi kwishakira gute? Banze umenye kwishakira. Nk'icyo gihe nge nashaka kuba umumotari, ariko sinabaye umumotari.
nawe no Rwanda binkiramo ngo mbikore wenda nabikora bw'ubuzima bibaho ariko sinshaka kubikora. Ntabwo wambwira ngo nijye kuba umutaximan cyangwa se njye gukora akazi ko gutwara umuntu, sinshobora. Nshobora kubikora wenda bitewe no kuba ari imibereho, birashoboka cyane, ibyo nta kibazo, ariko sinshaka kubikora. Ubera iki se? Kigiye nagiye gushaka permis, mvuga ngo nkeneye permis nzaza nifashisha mu kazi ka buri munsi, sinyikeneye kujya njye gutwara abantu. Njyana nyine icyizere noneho cyane nari mfite power yuko nkora, nyine mfite mvuga ngo nina nayibura nzongera nandikisha ntacyo bintwaye. Uri kubyumva kwizera abantu kareka turutse. So rero mugero kuri uyikeneye permis ujyana ibintu ibibazo byinshi. Mwarimu ngo nagufashe, mwarimu urumva n'umuha 300 cyangwa 500 arakwigisha ariko guheraho. Mwarimu ngo ndwana kurwana muri umvikana ariko guheraho. Batise ko amafaranga yashizemo amfasha nkameza nkwiga, mwarimu akapfa kugufasha nyine ariko akaguheraho nta mafaranga. Hako mu gihe ufite amafaranga agenda ukabwira mwarimu ati ndashaka kwiga tuno tuntu, hanyuma ni ufite ikindi kibazo nacyo kimbwe. Mwarimu akabwira ati noneho njyana nako tugende hano na hano, ukamuha amafaranga afatika bro, kiga imodoka ukayimenya neza cyangwa ipikipiki ukayimenya neza. Mwarimu ukanataha uvuga ati sinashaka utaha, ariko urajya mu modoka cyangwa ku ipikipiki utahe mwarimu yakwinuti. Kubera iyihe mpamvu? Ufite ubukene bwinshi kandi uri gushaka permis. Ntabwo ibyo bintu